Reka nongere ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube IMIRASIRE TV, ndetse nawe utarayikanda ariko ukaba udukurikira mu bundi buryo, ariko mwese mugakunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba wibuka igice cyabanje cy'iyi nkuru ibango ry'ibanga, uko amaraso yacu yabaye umusozi w'amaganya season ya mbere, ukaba warasigaranye amatsiko y'ibyakurikiyeho, uyu niwo mwanya ngo wiyumvire ibyakurikiyeho. Nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe, uyu niwo mwanya kandaho kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita wakira ubutumwa bukubwira ko tuyishyizeho. Reka rero nkureke wiyumvire uko byaje kugenda nyuma. Papa wanjye Petero Lewis, aho yararyamye ameze nabi mu biganza byanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Nuko Gaston amaze gusohoka kimwe na Lisa ndetse na Mariam mbabona imbere yanjye, nahise mbasaba kwihuta bakava hafi y'iyo modoka. Mugihe ndimo gushaka Fereyiro kuko muri bo ntamubonaga, nagiye kumva numva ya modoka ihise iturikira hejuru cyane, igisasu kirankubita ntarakira hakurya. Igisasu cyamaze kunkubitira hakurya numva mu mutwe wanjye harazengereye, ku buryo natangiye kwiyumva gusa n'andi majwi asa navugira muri nyiramubande ya Mariam n'abana. Ariko nanjye aho ndyamye ntangira kwiseganya ngo numve ko ndi muzima. Numva ndi muzima, ahubwo ikibazo giharara amatwi yatarumvaga neza gusa. Nuko mu kureba nsanga ndi hagati y'ayandi mamodoka yari aho muri parikingi. Nshatse kubyuka numva umubiri wanjye umeze nk'uri pararize, ntangira guhangayika nibaza aramutse ari byo ukuntu byagenda. Mu kunyeganyeza amaboko nkajya numva ntari kwiyumva, ari nako nkomeza kumva amajwi ya Mariam na Lisa bahamagara Fereyiro muri iyo parikingi, ariko nkumva amajwi atangiraho kubwo gushegeshwa n'igisasu mu mutwe wanjye. Ariko simbore guhangayikira Fereyiro kuko ntago nigeze mubona byibura we ava mu modoka, ari nako nkomeza kumva amajwi ya Mariam amuhamagara cyane. Ako kanya nishyizemo akanyabugabo, ubundi ntangira kwiseganya ngo numve ko umubiri wanjye wagira icyo ukora, kuko numvaga umuryango wanjye uramutse ugize ikibazo byose byaba biri mu biganza byanjye, kandi Imana itapfa kubimbabarira. Nuko ntangira kwikoresha umubiri wanjye, kubw'amahirwe numva umubiri urimo gukora gake gake, ariko urutugu rwanjye rw'iburyo nari nakubise ku modoka naguyeho numva rwatandukanye n'umubiri. Nkimara guhaguruka mpita nkoresha ikiganza cyanjye cy'ibumoso ntangira kwigorora urutugu rwanjye. Ku mbaraga nyinshi cyane n'ubundi numva ko ntabikoze ndaba ndi gutsindwa, mpita ngorora urutugu ndugarura ku murongo. Ubundi ngaruka ngana ku modoka yacu nabonaga iri kwaka umuriro kubera igisasu cyari cyayiturikije. Mukahagera ntangira kumva ya majwi ya Mariam na Lisa atariho arimo kuvugira, ahubwo mpindukije amaso mbabona hakurya aho bari baryamye bameze nk'abihebye. Mu kugenda mbegera mbagezeho bose ndabareba, ntungurwa no kubona haba Mariam, Lisa, Gaston, Randiri ndetse na Fereyiro wari wicaye ameze nk'ubitaruye bose, nta kintu na gito babaye. Mpita mbibona ko Imana yantabariye umuryango, kuko bose bari bameze neza. Mariam arimo kurira yibaza impamvu atari kumbona njyewe, azi ko narangije guturikanwa n'igisasu. Mariam amaze kumbona ahita arekeraho gusakuza. Randiri we ahubwo mbona ameze nk'umuntu uri gufana umuriro, atangira no kuzana inkuru z'ibisasu yabonye biri guturitsa imodoka kuri televiziyo. Ibyo sinabitindaho, ntangira mbabaza uko bameze bose. Lisa ubwe aba ari ubwira abandi kumva ko meze neza, ahubwo yarahangayikishijwe nanjye yibaza niba igisasu cyanyishe. Nuko mbaza Mariam ambwira ko bahari yabuze gato ngo Fereyiro igisasu kimuturikane, kuko yatinze gusohoka mu modoka, ariko Imana ikaba yakinze akaboko. Lisa akabasha kumufata kigaturika maze kumugeza mu ntambwe ziri kure ku buryo kitari kumugeraho. Mariam amaze kumbwira gutyo mubwira ko nta mpamvu yo kwicara aho ngaho, bityo akanya kari ko kose umwanzi ashobora kongera kutugera amashoka. Rero tuva aho ngaho byihuse. Namaze kubwira Mariam gutyo, ubundi ndahaguruka ntitaye ku bindi byose ntangira kwegera amamodoka ari aho ngaho, ndeba imodoka nshobora gutwara binyoroheye. Mbona imodoka iparitse ahari umwanya wa chairman wa hoteli. Ndayisuzuma neza ngo ndebe ko nta kibazo ifite, cyane ko nari mbizi ko izindi zishobora kuba nta kibazo zifite, kuko umuntu wateze igisasu byanga byakunda ari njye yashakaga n'umuryango wanjye. Mu kuzenguruka neza ngira amahirwe mbona idirishya ryayo rirafunguye, ubundi mpita nkoramo ku ipata ndayifungura. Ntungurwa n'uburyo mu modoka yasigamo urufunguzo kandi yayisize muri parikingi. Ibyo sinabitindaho, ubundi imodoka nyikura muri parikingi, ubundi ndayikata neza. Maze kwegera Mariam ndetse n'abana mpita mbasaba ko baza kwinjira mu modoka tukagenda. Mariam n'abana bamaze kwinjira mu modoka n'ibikapu byacu byari byarokotse mu buryo utasobanura, ubundi tuva muri parikingi tugenda tugana ku marembo makuru ya hoteli.
mu kugera ku gipangu dusangiye igipangu kirafunguye, ngeramo ikikanga ubundi nkomeza ngana imbere. Mu kugera imbere neza ngiye gusohoka mu gipangu ntungurwa no kubona nari ngiye kugonga abasore babiri bari bari guturuka hanze y'igipangu cya hoteli baza binjira muri hoteli. Mu gihe ntangiye kugabanya umuvuduko mbona ba basore bakoze inyuma bakuyeyo imbunda, ubundi bahita bayitunga imbere yacu ku modoka, gucana amatara maremare cyane. Ntungurwa no kubona abo basore nta bandi uretse Robin wari ufite ibipfuko umubiri wose, ndetse na Lorasi nawe wari ufite ibipfuko ku gahanga. Namaze kubona abavandimwe banjye bo ku muhanda, ubundi mpita mpagarika imodoka. Ako kanya ndebana na Mariya mumwicira amasiri mubwira gahoro cyane, mubwira ko abo basore bashaka kumenyera rwose bamaze kundambira, bityo ndi kumva nagira ikintu nakora. Mariya mumusaba ko agiye kumfasha vola ubundi atware. Abyumva vuba ubundi ahita ahereza Randiririsa wari wicaye imbere ye. Mu kanya gato nk'ako guhumbya Risa yahise ahindura ibyicaro ajya inyuma asimburana na Mariyamu. Mariyamu ahita aza imbere nuko mfungura umuryango w'imodoka nsohoka amanitse amaboko ngenda ngana aho ba Lorasi bari. Mu gusubiza amaso inyuma mbona Mariyamu yageze mu mwanya wo gutwariramo imodoka. Mbona ko ari cyo gihe cyo kubarangaza ubundi Mariyamu agacaho, nanjye ngashaka uko ndagenda mbakurikiye. Nageze imbere ya ba Robin bantunze imbunda maze ubundi ngenda mbegera. Lorasi ahita avuga ati hagarara aho ugeze, niwongera gutera intambwe uratuma nkurura imbarutso, kuko ntabwo nshaka ko wongera kunyegera wa nyamaswa we n'ibintu wakoze. Ubu ngubu wazana uruhe rwitwazo uvuga ko n'ubundi kuva kera utashakaga kutwica? Ndamusubiza nti bavandimwe, nyamara njye nta kintu kibi mbashakira, ahubwo mbabajwe cyane n'ukuntu muri ibigwari, aho mubona urugamba rubananiye mugatangira gukoresha intwaro kandi mwaramaze imyaka yose mwitoza gukoresha umubiri wanyu n'ubwonko nk'intwaro. None mbabaze, ubundi imirwanire mwizi bamariye iki? Reba uburyo ufite ubwoba untinya, uzi ko ndakugirira nabi kandi unafite n'intwaro. Ese ubugwari burenze ubwo ni ubuhe? Ikindi ndi kubasaba bavandimwe, byaba byiza muramutse mutanze amahoro nkigendera, namwe mugasigara mu mahoro yanyu. Robin yese bati ngo turkureke wigendere n'ibintu waraye udukoreye mu mugoroba wa joro. Urumva ari nde kigoryi se wasigara ahangaha ngo urahava uri umurambo? Ndamusubiza nti rero niba mwumva muri abagabo kuko mukaba abagabo ba nyabo, nimushyire intwaro hasi ubundi muzi duhangane nk'abagabo. Mwabigwari mwe bitazi no kwifatira imyanzuro, kuri iyi nshuro mureke dukemura ikibazo nk'abagabo. Ariko mbere y'ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ko buriya nta banga. Ikindi kandi mwemeye kuntega amatwi, nababwira ko uburyo hari ubuzima bwiza bubategereje, aho kwirirwa mu mafuti nk'aya n'indwano zitagira shinge na rugero, kandi imbere yanyu ari heza mushobora kugera mukabasha no kwitekerezaho bavandimwe. Robin ahita avuga ati nta matwi dukeneye kugutega wa kigwari wari wowe. Cyakora njye aka kanya ndafata ko gutega amatwi na kamwe ni igihe uraba wamaze gupfa ngakora ibiganza byanjye ku mutima wawe ubundi nkumva ko uri guterera mu rupfu. Ndamusubiza nti oke nta kibazo. Rero nk'abagabo mushyire intwaro hasi ubundi duhangane nk'abagabo, turebe ibigambo bidafite 12 ubundi dukora ibikorwa, maze ndebe ko atari umunwa wabarenze gusa, maze amagambo mugenda mugahuragura akabagira intwari mu bwonko gusa kandi nta gikorwa mwifitiye. Aho umunyamagambo apanga ibyo gukora agenda bibwira n'abandi bose, noneho uburyo bamushimagiza bamubwira uburyo ibyo ari kuvuga ari ibya nyabyo, nawe agatangira kwiyumva nk'umuntu wageze kuri ibyo bikorwa, kubwo kuba ubwonko buri kumva ko ibyo bikorwa ashobora kubikora, ariko nyamara nta gikorwa na kimwe yabasha kugeraho kuko intege ifite gusa ari iz'umunwa. Ngaho nk'abagabo nimushyire intwaro hasi ubundi duhangane. Ako kanya namaze kubwira Chameleone na Scorpion gutyo bararebana, mbona ko batekereje ku byo mbabwiye, bumva ko nibaramuka badashyize intwaro hasi koko baraba babaye ibigwari nkuko nabivuze. Nuko bahita bafata imbunda zabo za pistol ubundi bakuramo za magazine n'amasasu barayatandukanye. Ubundi bamaze kuyakuramo neza mbona batangiye kwipanga, nanjye mboneraho akanya ko kwitegura neza ngenda mbegera. Ariko uko mbegera bagasubira inyuma bikamfasha guha umwanya Mariyamu wari mu modoka ngo abashe gutwara ava aho ngaho muri icyo gipangu cya hoteli byibura. Negereye abavandimwe banjye dutangira gukozanyaho, ariko yaraye ubusa kuko na ninjoro mbere yuko bwira nari nabakubise, bivuze ko muri icyo gicuku bitari kunanira kuko nari nababitsemo ubwoba. Chameleone dore ko we n'ubundi ayisaga nk'intere namukubise agera ku rwego rwo kuryama hasi. Lorasi nawe mbona kuri iyo nshuro nta mbabazi ndi bumugirire, ndamukubita dukozanyaho nubwo nawe yagiye ampamya, ariko ntago urwego rwanjye ari kurugeraho.
nuko nawe maze kumukubita nagiye kubona mbona aho nari maze kubageza hasi ya modoka nahisizemo Mariyamu ingezeho. Mariyamu aza ampamagara ngo nihute ninjire kuko katubayeho. Mu kwitegereza inyuma ye mbona twakurikiwe n'izindi modoka z'amadekapotable, abazirimo bagenda bahagaze mu modoka iminwa y'imbunda zabo ziri kutureba. Mbona ko ari wo mwanya wo kuva aho ngaho bigishoboka kuko byari bigiye kutubana ibibazo bikomeye. Ako kanya Mariyamu n'urusaku rwinshi yangezeho nanjye mpita nsimbukira mu muryango w'imodoka yari yafunguye, ahita yikubita umuriro noneho ku muvuduko uhambaye cyane. Ubundi njye ngenda mucungira ngo ndebe aho batugeze. Mariyamu nkamuhumuriza amubwira gutwara gusa we areba imbere ko ndajya ncunga inyuma, ariko byari ibyizere by'ubusa kuko nta kintu nari gukora, cyane ko nta n'intwaro nari mfite ngo nibatangira kuduha ngo nanjye mbasubize. Randiri yumvise uwo muvuduko w'imodoka atangira guhuma nkayo, kumwe abigenza ari mu marushanwa y'imodoka n'amamoto, avuga ko uwo muvuduko uhambaye cyane rwose. Ibyo tubishyira ku ruhande nsaba Risa kutamurekura, ndetse na Fereyiro na Gasita mu gufata cyane ubutarekura. Nuko tuva mu gace hoteli La Brunette iherereyemo, ubundi dufata umuhanda uva mu mujyi wa Domiya tugenda tugana aho twaturutse. Twavuye mu mujyi ku muvuduko uhambaye cyane. Noneho Mariyamu uburyo yatwaraga imodoka wagiraga ngo asanzwe atwarira amasiganwa. Nuko mu gihe tukiva mu mujyi abari mu modoka zidukurikiye batangira kutumishaho amasasu. Bigaragara ko batwitumye cyane batarava aho ngaho bataratumaramo ubuzima. Mariyamu batangiye kuturasagira ubwoba, ariko cyane ahangayikiye Randiri nk'umwana cyane. Mubwira ko nta kibazo agomba kugira wakomeza atware cyane ku muvuduko uhambaye cyane. Noneho abari inyuma yacu intambwe tubazibasigaho ari nyinshi cyane kuko nta mbunda mfite ngo mbasubize. Ibindi Imana yacu iraza kubikora. Mariyamu namaze kumubwira gutyo ubundi mukora ku rutugu mukubitaho ibipfunsi bitatu, yumva muteye imbaraga mubwira ko mwizeye. Noneho uburyo yatwayemo imodoka bwo bwari buhambaye cyane, ubundi amasasu bari kuturasa tugira amahirwe akaduhusha nubwo hari ayinjiraga mu modoka agafata mu cyuma. Ubwo mu gihe gito noneho twari dutaye umujyi, hahandi udashobora kubona n'amatara yo ku muhanda. Mariyamu ko agana imbere ntangira kubona ishyamba rigari cyane, noneho ku buryo udacanye amatara y'imodoka wahita uta umuhanda kubwo kutawubona. Nuko nkimara kubibona gutyo mpita nsaba Mariyamu gucana amatara magufi akareba mu ntambwe nkeya zacu. Mariyamu ambaza impamvu yacana amatara magufi kandi atarabasha kureba imbere cyane. Mpita mubwira nti Mariyamu ubu kuri iyi nshuro nyizera maze wumve ikintu nshaka gukora, kandi wumve ko ntashobora gutegura gukora ikintu cyashyira ubuzima bwacu mu kaga. Mariyamu ahita avuga ati yego sheri ndakwizeye cyane. Nuko numva mfite ubwoba bwinshi cyane ariko mbwira ikintu cyo gukora ndagikora. Ndamubwira nti wowe ugiye gucana amatara magufi ibindi ubindekere. Aransubiza ati ariko nicana amagufi biratuma ngendera ku muvuduko mutoya, bitume batangira kuturya isata burenge na kwisata bupine. Mariyamu amaze kumbwira gutyo mpita mubwira ko ibyo ari byo nshaka. Nuko amaze kubyumva mu rusaku rwinshi kugira ngo mbashe kumwumva, ambwira ko agiye kubikora. Nuko ako kanya ahita acana amatara magufi. Akimara kuyacana ndeba ishyamba ridukikije ku ruhande mbonamo akayira imbere ushobora kumera nk'uwinjiriyemo mu ishyamba. Maze gutera imibare mbona ku muvuduko Mariyamu ari kugenderaho mu masegonda 25 araba ahageze. Mpita musaba ko azimya amatara yose y'iyo modoka ubundi akoresha amatara y'umutima we. Agera imbere mu masegonda 20 ubundi akate muri ako gasibanzira, ubundi niyinjira amazimya imodoka. Ubundi twitsimbe muri ako gashyamba ku buryo barakomeza kudukurikira bagira ngo twarenze kare cyane. Randiri ahita avuga ati yeyeyeye papa no umuhanga kabisa, tugiye kwitsimba bagira ngo twagiye gusa kandi bari kuturengaho. Ndamusubiza nti ntabwo ari nibyo gusa ngiye gukora, namwe munyemerere muceceke gusa ubundi nkwereke ko gukinisha ikipe yacu atari ikintu umuntu agomba gukora atateguye umupangu wo kumurokora. Ako kanya Mariyamu ahise akuraho amatara yose, ubundi akanya katarambiranye ahita akata mu gashyamba. Ubundi afata feri arahagarara imodoka ya mbere muzidukurikiye mbona iturenzeho. Mpita mbona ko n'amatara ya feri ataturaburije kubwo kuba bashobora kuba bayarashe. Nuko maze mbwira Mariyamu n'abana kuguma mu modoka bigengesereye ntibacana amatara y'imbere y'imodoka. Mu kanya gato ndabangarutse.